byarakomeye birakara birakomera. Jenoside igeze hagati byaje gukomera cyane, n'abana batoya barabadukira. Munsi wa mbere mbona yuko ibintu bitoroshye, hari saa 12 z'igitondo mbyutse. Nkibyuka murumva twabaga mu giturage, nyurira umukingo ahantu ku nzira, mitampura n'umugabo ufite icyuma ahita ambwira ngo ngwino hano. Imvura yaragwaga nyinshi, ntago nigeze mbona kuri kuzura. Naragiye nicara mu masaka, amazi aranyuzuraho, ntago nabonaga ko wantwara. Gusa icyo nshimira Imana nuko nicaye ngaho kubera n'ubwoba, amazi ntacyo yarambwiye, arandengerangera nkaha nicaye, ariko amazi ntiyantwara. Tugeze ahantu ku mashuri, ngewe numva ijwi rirambwiye ngo, kandi nari umwana w'imyaka 12, nta nubwo nari nyijijwe. Numva ijwi rirambwiye ngo ntago babajyanye Kabgayi, babajyanye kubica, ngo hagarara usubire inyuma. Nsubire inyuma mpura n'umusaza arambwira ngo wa mwana we, nguruhije abantu igihe kirekire, ngo ubu noneho nibagufata, ngo dore abandi bigira Kabgayi, ngo nibagufata barakwica nabi. Arangije nawe bahita bamusunika, mitambura imbaraga, mitambura ubuzamuka, ndakomeza numana n'insina. Abana bose babanaga mu cyobo ndeba. Barangije bafata ibibeto babanagaho, baduha tiyoda. Tiyoda ku batabizi bo mu mujyi ni umuti wica cyane, urawunywa ugahita upfa. Baduha tiyoda. Tiyoda bayiduhaye mw'abantu mwe, nanjye ntago nari bw'inyagambure. Baratugabanyije, batugabanya mu buryo bungana. Tiyoda iyo unywe agapfundikizo kangana n'amazi ariyo ya Nili, kari agapfundikizo ka Nili, urapfa. N'akayiko karakwica. Ariko twe baduhaye icupa, batugabanyamo turi bane. Turanywa, tumaze kunywa singe wahera. Nyuma y'iminota nka 30, nyuma y'igihe gitoya, twahise dutangira gupfa. Ngewe ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi. Numvishe mbaye ukuntu ari nk'urwembe bafashe bashyira mu nda, nakunyega nkumva barimo gukeka, nkumva ahantu hose. Tiyoda iratuzengereza. Hanyuma dutangira gusamba. Ku munsi wa 4 ngewe ndazuka. Nzutse na mushiki wanjye nakurikiraga mu minota mike, mu gihe gitoya nawe ahita yitaba Imana, ariko we apfa tuvuganye. Yesu ashimwe cyane. We yari umupanekote, ndashaka kubabwira ko agakiza ari keza. Agiye gupfa yarabimenya, arandembuza, arambwira ngo reka nkubwire ngo tuzahurira mu ijuru nidupfa twese, atari ko we nubaho uzansangayo kuko ngewe ndagiye. Ndabibona yuko mpfuye. Ankora mu kiganza arambwira ati tuzabonana, ngewe ndagiye kandi ngiye mu ijuru. Abarapfuye abaragiye nawe, mbasigaranye na murumuna wanjye. Nyuma ya Jenoside ndasoje, ngewe umwijima wambanye mubi kuruta muri Jenoside. Muri Jenoside amajwi yose y'abana nagiye numva yabo tuvindemwe, uhereye kuri wa mwana wansabye ibiryo, uhereye kuri wa murumuna wanjye wapfuye ampamagara ati winsiga, ukageza kuri ka kana kamfashe mu nda. Nyuma ya Jenoside noneho nibwo nari ntangiye gutekereza ibyambayeho. Bavandimwe, nagize umwijima, nshaka kongera kwiyahura bwa kabiri. Umwijima uraza, yamajwe akajya nganiriza, nkajya mbona abana baraje baramfashe, habona wa wundi arambwira ati mpa ibiryo, ndwana n'amajwi, nta muntu mukuru ndi bubibwire, nta muntu ndi bubiganirize, nkarara ndeba, nagira igitotsi akaba ari byo bintu ndota. Turagira ngo tuze guha umwanya mwene data Aloys yigire hino, hanyuma atambutse ishimwe, ashimira Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nitwa Bikorimana Aloys, ndi kumwe n'umuryango wanjye. Uyu no mudamu wanjye yitwa Liliane Uwamahoro, ndi kumwe n'abana banjye. Niwe mfura yitwa Gashumba Rwibutso Nisi, uriya niwe ukurikiraho yitwa Rafa, uyu nguyu yitwa Shama, uriya wo ku ruhande yitwa Jire, uyu nguyu ni umushyitsi yitwa Loïc. Hanyuma
nifuje gushima Imana n'umuryango wanjye nari mbimaranye iminsi kuzashima Imana kuri uno munsi. ejo nandikiye umushumba wanjye musaba gushima Imana, ntabwo biba byoroshye kuri uyu munsi, ariko ndashimira umushumba wanjye kuko yamaye gushima Imana. Imana imuha umugisha. uyu munsi ni umunsi ukomeye, twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. ni umunsi nzirikana cyane, munyemerere mwumve ishimwe ryanjye. muri jenoside yakorewe abatutsi ngiye nari mfite imyaka 12, ubu mfite imyaka 42. umugore wanjye yari afite imyaka 8, yajyaga kungana n'imfura yacu ifite imyaka 7. hanyuma aramvuguruje afite imyaka 8. ubwo ni ukuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yabaye umudamu wanjye angana n'uyu mwana w'imfura yacu. hari igihe abantu bamenyera ibintu, imyaka 30 irashize, mu myaka 30 nshimye inshuro nyinshi, ariko ntago njya mbimenyera. iteka ryose nzajya mbyibuka kandi nshimira Imana kuko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. ndababwira mu minota mikeya, ntago ari ubuhamya burambuye, ariko kubera ko mfite intego yo gushimira Imana n'icyo nshaka kugeraho, ndabivuga mu minota mike cyane. nkuko nabibabwiye, jenoside yabaye ngewe mfite imyaka 12. mu by'ukuri umwana ufite imyaka 12 aba ari umwana utangiye gusa naho amenya ubwenge, ariko kandi aba ari ntacyo yari yamenya cyane. ngewe jenoside itangira, papa yaratubwiye ngo ni tuza tubwire, tujya muri salo, twari abana mvukana n'abana 7. aravuga ngo nibaduhe ibiryo, baduha ibiryo baratwongera. arangije aratubwira ngo noneho buri mwana wese nafata umwenda ashoboye, hanyuma buri wese ashaka hajya. twumvaga tugiye kumubaza ibibazo byinshi, kubera icyo twohereje, kubera iki tugiye, ariko nta mwanya wari uhari, nta nubwo ibyo twari kumubaza yari bubisubize, kubera ko nta yandi mahitamo. ntabwo iyo shusho nzayibagirwa. twahise tugenda, buri muntu wese afata utwangushye, duca ahantu hatandukanye uko twari 7, ariko ngewe na murumuna wanjye turajyana, twari abahungu 2 wacu. ntago ndi buvuge histoire yose ukuntu yagenze, ngiye gushimira Imana muri makeya impfu yangejeje. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu izi kurinda no gukiza. ibintu byose ngiye kubyihorera, histoire zose ngiye kuzihorera kuko mfite histoire ndende, ariko ngiye gushimira Imana kandi nzahora nyishima. niyo iyi tariki iguye bitari ku cyumweru, nshaka abantu nkabashyira hamwe nkababwira ngo nimureke nshimira Imana, kandi numva niteguye kutazamenyera ibi bintu kuko nishimwe rikomeye cyane. byarakomeye, birakara, birakomera. jenoside igeze hagati byaje gukomera cyane, n'abana batoya barabadukira. munsi wa mbere mbona yuko ibintu bitoroshye, hari saa 12 z'igitondo mbyutse. nkibyuka murumva twabaga mu giturage, nyurira umukingo ahantu ku nzira, mpita mpura n'umugabo ufite icyuma, ahita ambwira ngo ngwino hano. ndaza, ahita ambwira ngo sanga abandi bana hariya. bari begeranyije abandi bana benshi cyane bangana nk'aba ngaba. barangije baratubwira ngo nimutegereze. bazana abana benshi, baratubwira ngo hari ikintu tugiye kubamaza. ariko umuntu bari baturindishije akajya avuga ngo bagiye kutonje. Imana imbabarire ko nabeshye, narababeshye ndababwira ngo ndashonje, ngiye gusaba ibiryo. hanyuma ahantu ngiye gusaba ibiryo mpita nca mu idirishya ryabo, ndabacika, mpita ngenda njya ahantu ku mugezi witwa Kayumbu. imvura yaragwaga nyinshi, ntago nigeze mbona kuri kuzura. naragiye nicara mu masaka, amazi aranyuzuraho, ntago nabonaga ko wantwara.
gusa icyo nshimira Imana nuko nicaye aho ngaho kubera n'ubwoba, amazi ntacyo yarambwiye, arandengerangera nk'aha ngaha nicaye, ariko amazi ntiyantwara. Ngarutse nsanga kubera ko bambuze, baravuga ngo mushaka umwana w'inzobe, nari inzobe cyane, mushaka umwana w'inzobe wari uri hano ngo nimumubura uyu aha hantu mwabahishe mwese turabica, ngo kandi turagaruka saa 11. Hanyuma bagize Imana babona ndaje, rero banshyiraho ngaho baraturinda. Saa 11 haza igitero kirimo abantu benshi cyane, kiravuga ngo wa mwana yabonetse, badushyira imbere, baradushorera, baradutwara. Nari ndi kumwe na bashiki banjye, ubwo twari twaragezeho turabonana, twari dufite kabucura kanganaga n'uyu nguyu. Yesu ashimwe cyane. Kabucura kacu kwari agakobwa kanganaga n'uyu, kagira ubwoba, karambwira ngo ngaho ibiryo, ariko kubera ko twari dufite ubwoba naho nari bubikure ndagacecekesha, nta biryo bihari. Bahita badushorera batujyana ku cyobo. Reka mbabwire Imana ivuga, Yesu ashimwe cyane. Badushoreye baratubeshyaga kuko twarabana nk'ijana, babonaga ko turi ubacike, baratubeshye ngo bagiye kututwara ngaha ni Kabgayi. Hanyuma tugeze ahantu ku mashuri, ngewe numva ijwi rirambwiye ngo, kandi nari umwana w'imyaka 12, nta nubwo nari nyijijwe, numva ijwi rirambwiye ngo ntago babajyanye Kabgayi, babajyanye kubica, ngo hagarara usubire inyuma. Abari badushoreye bari benshi, nahise mfunga feri ndahagarara. Icyambwiye yuko ari Imana nuko banciyeho abana bose n'interahamwe zashaka kutwica, nuko bancaho nibambona ndakomeza ndahagarara. Bageze nko muri metero 10, ngewe mpita nsubira inyuma, mpura n'umusaza arambwira ngo wa mwana we, nguruhije abantu igihe kirekire, ngo ubu noneho nibagufata, ngo dore abandi bigira Kabgayi, ngo nibagufata barakwica nabi. Nakoresheje uko nshoboye, uko twari tugiye bari bahanyeretse, bari bahatweretse, ndirukanka mbatangayo. Ngiye kubona ntago nabatanzeyo, ahubwo dusa n'abahuriyeyo. Ngiye kubona mbona batangiye gufata abana babanaze mu byobo. Mita mfunga feri, hari insina mita nihishamo, mita mera gutya, ariko nkareba ndebana n'icyobo. Ngiye kubona mbona bafashe kakana twari tuvindimwe, ndakabona neza. Murumuna wanjye wankurikiraga, mbona baramubwiye yaragafashe gutya ngo rekura hejuru y'icyobo, ayanga kukarekura. Yanze kukarekura bamukubita impiri hano, none ahita karekuriramo. Barangije nawe bahita bamusunika, mitambura imbaraga, mitambura ubuzamuka, ndakomeza numana n'insina. Abana bose babanaga mu cyobo ndeba. Barangije bafata ibibeto babanagaho. Ubwo aho ngaho hari harimo mushiki wanjye mukuru nakurikiraga, na murumuna wanjye witwa Mutabazi wankurikiraga, na mushiki wanjye wundi witwa Olive, nako kana kitwa Claudine. babanjemo abana b'impinja n'abandi batoya. Abo babanjemo bose bahita bapfa. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana yanyijije urwobo. Nijoro habonetse abagira neza, babakuramo, bamwe babakuramo bakomeretse, abandi bapfiramo. Muri urwo rwobo havuyemo murumuna wanjye n'ababashiki banjye babiri, bavuyemo hapfiramo kakandi gatoya kanganaga nk'uyu. Ubwo ngubwo turongera turabonana mu ijoro, bakomeretse. Hari ibintu bikomeye cyane ntabasha kubisiporuta. Mwami wanjye Yesu, ndangije ako kanya nyuma y'iminsi 2 baratubwira ngo noneho ngo mugiye gupfa urundi rupfu. Baduha tiyoda ko batabizi bo mu mujyi, ni umuti wica cyane, urawunywa ugahita upfa. Baduha tiyoda bayiduhaye mw'abantu mwe, nanjye ntago nari bw'inyagambure. Baratugabanyije, batugabanya mu buryo bungana. Tiyoda iyo unywe agapfundikizo kangana n'amazi ariyo ya Nili, kari agapfundikizo ka Nili, urapfa. N'akayiko karakwica. Ariko twe baduhaye icupa, batugabanyamo turi 4. Turanywa, tumaze kunywa singe wahera. Nyuma y'iminota nka 30, nyuma y'igihe gitoya, twahise dutangira gupfa. Ngewe ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi. Numvishe mbaye ukuntu ari nk'urwembe bafashe bashyira mu nda, nakunyega nkumva barimo gukeka, nkumva ahantu hose. Tiyoda iratuzengereza. Hanyuma dutangira gusamba. Ku munsi wa 4 ngewe ndazuka. Nzutse
mbona abavandimwe banjye ubwo ngubwo twanywe turi bane, mushiki wanjye mukuru n'uwo nakurikiraga na gashiki kanjye gatoya kitwa Olive. Nzutse mbona bapfuye, mbona bameze nk'abapfuye barimo gusamba, ariko hashize nka 30 minutes ako kana kandi kitwa Olive gato gahita kagira gutya karashiguka kanura amaso, gahita kamfata mu nda, gahita kambwira ngo ndapfuye, gahita gapfa. Icyambwiye ko gapfuye kahise kanaga ijosi. Biriya bintu iyo bibayeho uhita uba mukuru bihita byizana. Hanyuma kitabye Imana birarangira, na mushiki wanjye nakurikiraga mu minota mike mu gihe gitoya nawe ahita yitaba Imana, ariko we apfa tuvuganye. Yesu ashimwe cyane. We yari umupanekote, ndashaka kubabwira ko agakiza ari keza. Agiye gupfa yarabimenya arandembuza, arambwira ngo reka nkubwire ngo tuzahurira mu ijuru nidupfa twese, atari ko we nubaho uzansangayo kuko ngewe ndagiye. Ndabibona yuko mpfuye, ankora mu kiganza arambwira ati tuzabonana, ngewe ndagiye kandi ngiye mu ijuru. Abarapfuye abaragiye nawe, mbasigaranye na murumuna wanjye. Ngewe ubwo nabyibagiye bya Theoda nazutse, kandi iyo minsi yose ntacyo twaryaga, ntacyo twanywaga, nta. Ngiye gusoza, dusoje amaze gupfa, murumuna wanjye kubera kugwa mu cyobo no nibibeto bamumennyeho, we n'ubundi yari yaraboze amaguru n'ubundi adashobora kugenda. Hanyuma interamwe ziza kumenya ko hakiri abana babiri b'abahungu bakiriho, baza rero kutwica. Baje kutwica, umugira neza umwe araza arambwira ati wa mwana we ndabona ukiri muzima, shaka ukuntu ugenda, bagiye kuza kukwica. Ndahunga ndiruka, nirutse murumuna wanjye asa n'umfata ariko ndamwiyaka. Arambwira ati mbabarira dupfa. Ndamubwira ntago dupfana. Ako kanya bahita baza baramufata baramujyana, bahita bamwica. Ndimo kuvunagura, ntago ndimo kuvuga andetaye kugira ngo ntabarambira. Bamutangiye amafaranga 200, ndababwira uko nabimenye. 200 baramwica. Ako kanya bamaze kumwica nanjye baraza baranshaka barambona. Hari umuntu w'inshuti yacu kera, ubwo niwe wamutwaye, amutangira ibiceri 200 ngo ubwo yaramugiriye neza, ngo si wo mwishe, ngo yicwe n'abandi, ngo yabanye na papa. Noneho nanjye araza aranshaka aravuga ati mwana wanjye nabanye na so, ngo no tugende, hari ahantu heza nkujyanye. Ntago nzi ko agiye kunyica, ntago nzi ko murumuna wanjye yapfuye. Aranjyana angeza ku rugo rw'ahantu bishe murumuna wanjye, aho yaragiye kuntangira amafaranga ngo banyice. Arambwira ngo hagarara handaje. Ahita aca inyuma ajya kuvugana na wa muntu, aramubwira ngo nkuzaniye undi mwana ngo mwice. Noneho njyewe aho yansize nkaba ndamutegereje, nzi ko ari ahandi tujya. Umuntu wese uhageze hari ku nzira agahagarara akandeba. Abadamu muzi kuntu bagire emosiyo, nkajya numva baravuga ngo yewe ngo iki cyana ngo kunari ikiyobe, ngo kunari cyiza, ngo yewe ngo ubuse ngo barakica. Nkumva baravuga ibintu ntazi. Ngiye mpita nkurikira wa mupapa waruntwaye, ngeze nko ku nguni y'inzu numva bananiranwa ibiciro. Numva arimo kumubwira ngo urampa 300, ngo uriya ngo yari muto. Undi akamubwira ati nawe ndaguha 200 ngo umunyicire, ngo mbabarira. Barakomeza bavuga n'ibiciro. Nduma numva napfuye. Ndangije nigira inama yo kuvuga ni rero reka njye mu gikari cy'uyu muntu iruhande rwa toilette, nibanyica bayinagemo nta kundi. Ndagenda nihagarariraho nifata mu maso. Igitangaza gikomeye cy'Imana, Yesu ashimwe cyane. Baraje baranshaka barambura pe, kandi njyewe nkababona nkumva baritonganya, nkumva nababwira ati ndi hano, ariko mu by'ukuri ntibambona. Imana ibahuma amaso. Ndarokoka, mba ndarorokotse. Urwo ni urupfu rundi. Ndangije ndagenda ntazi yonjya, nari mutoya. Nza kugera ahantu njya ku ishuri kwiga. Byageze aho muri jenoside baravuga ngo abana nibajye kwiga. Noneho nanjye ndajijisha njya kwiga. Ngiye kwiga, noneho umunyeshuri twiganaga ntavuze izina ahita avuza induru,
ajya kunaga muri toilette, azana n'abandi bajya kunaga muri toilette, kandi bari abana pe. Noneho bangejeje ku muryango wa toilette, hari ikintu twitaga kadende bavuzaga abanyeshuri ngo binjire. Bavuza kadende, abana kubera batinya barimo bahita biruka, bansiga aho ngaho, mba ndarokotse. Ndashaka gusoza ibintu bikurikiyeho, ntago nabivuga kuko nafata umwanya muri literaniro, nasimbutse impfu nyinshi, ntago mbifata nk'ibisanzwe. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ihimbazwe. Iyo mbona umwanya nari kuvuga detail kuko nabonye ibintu byinshi, ariko Imana ishobora byose ihimbazwe kuko yandinze. Nyuma ya jenoside rero ndasoje ubwo, hakoze umushumba kuko amaye umwanya, numvaga ndimo gutindira iteraniro. Uko narokotse rero, nari mfite mushiki wanjye mukuru, mushiki wacu mukuru yari inkumi yo gusabwa. N'ubundi jenoside yabaye, ari baragiye muri bya bindi bita gacaca, ariko atarakora ubukwe. Umufiance we yabaga i Kigali, yari yarabaye bloke atagera mu giturage kubera nyine jenoside. Hanyuma jenoside ikiba, hari undi muhungu wari waramukunze ariko ataramukunze. Ikiba yahise azaramubwira ati n'ubundi ugiye gupfa, ngwino tugende, ngiye ndagutwara, ntacyo uzaba, ngwino tugende. Abaramutwaye, icyo gihe babyitaga kubohoza, yego. Abaramutwaye, ubwo uwo nguwo bavuyeho, abarashyingiwe muri jenoside. Turaburana, ibyo bintu byose byatubagaho. We baramutwaye yarashyingiwe muri jenoside. Noneho ukuntu rero y'Imana ishobora byose, Yesu ashimwe cyane. Maze gusigara nge, ubwo mu bana bose tuvukana 7 bagiye bapfa mugenda, nari nsigaye njyenyine na mushiki wanjye washyingiwe tutazi ibye. Ubwo nsigaye njyenyine, nahise afata inzira, ndavuga ngo ndagiye, mvuye kuri ako gasozi batazahanyicira, ariko ntazi iyo ngiye. Mfata inzira ndatumika, ariko ni nka y'Imana. Ndagenda bunyiriyeho, hari ahantu hari icyuma abantu baba mu giturage gisya ikawa. Noneho by'abana, mpagera nka 2 z'ijoro, hari ukwezi, bitangenda ndagikinisha. Ntangira kugikinisha, nkabona ni byiza. Nkabona nta muntu uhaca, nkabona nta muntu hari, nkumva nahigumira, ndakomeza ndagikinisha. Kubera kumara igihe ntarya, numva ahantu bakaranze nk'amamesa. Mita nkurikirana, ndagenda ndazamuka, mita ngera ku rugo. Kumba aho hantu niho mushiki wanjye bamutwaye. Noneho ngeze kuri urwo rugo, ndahagarara, nakomeza nkaruzenguruka kubera inzara. Nkavuga ati aba bantu mbakomangire mbasaba ibiryo, nkumva bari bunyice. Kubera ibikoni byo mu giturage byabaga birimo imyenge, mita njya guhengereza ku gikoni, mbona umuntu uri gusonga ubugari, ariko mbona yambaye agasengeri, hari udusengera abakobwa bo mu giturage bambaraga icyo gihe, turimo akantu hano sinzi ukuntu batwita, tuba turiho tw'utuderi nyine. Ndakabona ariko sinabona isura. None ndakomeza nditegereza, ariko ngewe narebaga ubugari. Ngiye kubona, mbona isura ya mushiki wanjye. Hari hashize igihe, emosiyo ziraza by'abana, numva ngiye kurira, ndazenguruka inzu, ndiruka ku buryo umuntu waho mu rugo yahise yumva yuko hari umuntu inyuma. Bahita baza kunshaka, baranahuruza hirya no hino. Noneho bahuruje hirya no hino, hazamo n'abantu nyine, nawe urabyumva. Ndagenda mpita nihisha, bahita bashaka amatoroshi, bahita bantorosha, bahita bambona. Mushiki wanjye ataramenya karingiye, bahita banzana, bati uwahesha. Ndabihorera, murakomeza mera gutya. Noneho umugabo wari waramutwaye muri jenoside ahita agenda yiruka, ahita abwira mushiki wanjye ati uzi ko mbonye musaza wawe. Aramubwira ati oya, ati barashize. Arangije araza, ahambonye ahita avuza induru, nta kintu yitayeho, ahita ambaza ati se Leonira arihe? Ndamubwira ni Leonira yarapfuye. Uwo ni mushiki wanjye. Mutabazi se? Ni Mutabazi yarapfuye. Ukanaka se? Yarapfuye. Abantu bose mbwiye nkamubwira ni bose barapfuye kandi ndeba hasi. Uwo muntu wamutwaye muri jenoside ahita yiha peni
yo kumpisha, arampisha agera ubwo anshyiramo umufuka, akajya afata umufuka akawufunga baje gusaka, akawufunga ku mpande agashyiraho imyumbati gutya na hano, imyumbati ikancura umwuka ariko nkihangana, agashyira imyumbati hano ku buryo asigaho akazuru, agashyira hariya muri saro, abantu baza gusaka bagasaka ahantu hose, noneho we akiyegamisha ku mufuka kugira ngo bati iyi ni imyumbati yanjye, kumbe yegamye gutya nawe aregetse kugira ngo atanyica. Bajyaga kugenda agiye nko gupfa, bamara kugenda turacyahumeka, agahita afungura umufuka agakuramo imyumbati, nanjye nkahita mvamo. Murazi imyumbati no gufunga, nashize nkahita mpumeka. Aramisha nijoro akajya ajya kunkoresha siporo. Imana imuhe umugisha, nzamushimira, naramushimiye ariko nzamushimira buri munsi, kugeza ubwo abantu bose bahunze adusigarana njyewe na mushiki wanjye, aradusigarana. Inkotanyi ziza kudusanga ahantu twihishe. Inkotanyi ndazishimira aho ziri hose, Imana iziho umugisha, n'iziri muri iri teraniro Imana iziho umugisha. Inkotanyi ziradufata zidushyira ahantu, ziratubwira ngo muhumure mushake icyo murya ntabwo mugipfuye. Njyewe inkotanyi sinari nzi byari byo, sinari nzi n'abarwana, sinari nzi inkotanyi, sinari nzi nta kintu nabonaga dupfa. Ubwo nibwo nahise nibuka ko napfushije abantu, duhita dutangira kubisubiramo. Nyine nuko narokotse, ni birebire, duhita tujya mu nkambi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mitengera rero nyuma ya jenoside njyewe narokotse kubera uwo muntu Imana yakoresheje. Yesu ashimwe cyane. Meta rero nyuma yaho njye mfite mama, tuza guhura na mama nyuma ya jenoside, arumirwa. Nari nzi ko yapfuye, yarazi ko napfuye. Tubonanye murumva namwe cyakurikiyeho. Ndashaka kubabwira nyuma ya jenoside, ndasoje, njyewe umwijima wambanye mubi kuruta muri jenoside. Muri jenoside amajwi yose y'abana nagiye numva yabo tuvindimwe, uhereye kuri wa mwana wansabye ibiryo, uhereye kuri wa murumuna wanjye wapfuye ampamagara ati winsiga, ukageza kuri ka kana kamfashe mu nda. Nyuma ya jenoside noneho nibwo nari ntangiye gutekereza ibyambayeho. Bavandimwe, nagize umwijima, nshaka kongera kwiyahura bwa kabiri. Umwijima uraza, ya majwi akajya nganiriza, nkajya mbona b'abana baraje baramfashe, habona wa wundi arambwira ati mpihe ibiryo, ndwana n'amajwi, nta muntu mukuru ndi bubibwire, nta muntu ndi bubiganirize, nkarara ndeba, nagira igitotsi akaba ari byo bintu ndota. Ariko hashimwe Yesu wangiriye neza, ni ikintu gikomeye cyane. Nyuma ya jenoside sinzi kuntu nagiye ahantu mpura n'inka y'iwacu imwe yarokotse nayo. Mbonye inka y'iwacu Mana nararize, ndavuga ati yo, nkumva nayibaza ati se nawe wararokotse, nkumva nayibaza ati nkayireba, nkahita nibuka ibintu byose, yarananutse nayo itameze nk'uko yari imeze, ariko nkayireba nkumva inka yavuze, byibura tukavugana ko abantu bashize, ko na dadi yapfuye, nibura nkumva nayivugisha. Ndashima Yesu wanyijije ariya majwi. Kansoreze kuri iki, ndashimira Yesu watumye nshakana na Liliane uw'amahoro. Ubwo ngeze mu kwiyubaka. Liliane namushatse afite ibikomere biruta ibyanjye, ari umwana w'imfubyi, nta muntu wari uzi ukuntu tuzubaka. Ubwo ngeze mu kwiyubaka kuntu twiyubatse. Yesu ashimwe cyane. Imana yarakoze cyane kumuzana Liliane. Ubu twariyubatse, abantu bahuye n'ibintu bimeze bityo. Ubwo na Liliane ntago avuze ibye, ni byinshi cyane. We nta muvandimwe yarokoye, nta se, nta nyina, nta muntu n'umwe. Ariko gufata Liliane ukamwegeranya nanjye,
natwe duhura nk'ukwezi kwa mbere twararebanaga kuko twashikanye mu kwa gatatu mu kwa kane icyunamo gihita kiba tukarebana tukaganira tukavuga ngo tugiye guhera kuri zero tugiye guhera kuri zero twubake mu izina rya Yesu. Ariko Imana yatubereye data iduha kubaka, turubaka, tugirana inama. Mujya mwumva kuri YouTube naravuze ngo ndi nyirasenge we, naramubwiye koko ndavuga ati ngiye kukubera nyogosenge, ngiye nguhana, nuko tujye duhanana tuzubaka. Turashima Imana kubera ko yatugiriye neza. Ariko mbere yuko njya kuri Liliane, ni jenoside ikirangira, Imana ishobora byose yahise mfata ukuboko ihita injyana mu rusengero. Ibinyibwiriye irambwira ngo mwana wanjye duhurire mu rusengero. Umuntu yarampanuriye, njyewe nemera ko ubuhanuzi bubaho. Umuhanuzi yarambwiye ngo wa mwana wanjye Imana irambwiye ngo yarakurokoye ngo ariko ngo uzayikorera, ngo hita ujya mu rusengero rw'abapanekote ngo ahantu hitwa kwa Tanazi. Nuko yambwiye rwari urusengero rwitiriwe umuntu nyine ariko rw'abapanekote. Ninjiramo bwa mbere Imana ihita imbwira ngo mwana wanjye uje uri imfubyi ariko nzakubera so. Ikivuga nahise numva kari nari nambaye ikabutura ya kake n'ishati ya kake nta nkweto nambaye. Irambwira ngo nzakubera so, nzakubera nyoko, ngo kandi uzakunde kuba imbere yanjye nzakugira inama. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira ko mu nzu y'Imana ni heza. Aha inzu y'Imana ni kwa muganga. Inzu y'Imana duhura na Yesu akadukorera consultation tutishyuye, akadukorera consultation ku buntu. Ndakunda kubera ko nahinjiye nambaye ikabutura ya kake n'ishati ya kake, nta byiringiro, mfite ibisebe, mfite ibikomere. Uwiteka mbwira iryo jambo ndaribika, dore ko nta n'uwo nari kuribwira, ariko iryo jambo riranyobora, none mbaye umugabo. Yesu ashimwe cyane. Nkurikira Imana, mba mu rusengero, gahunda zanjye zikaba mu rusengero. Ndasoje mushumba bari nayirengeje, ariko ntarasoza mwumva akantu kambayeho. Muzi ko nagiye ku ishuri nyuma ya jenoside, batubaza izina, nagiye naribagiwe, ntago nabeshyera imbere y'Imana, nagiye naribagiwe. Ubundi jenoside yabaye niga mu wa 4, ariko nagiye kwiga nyuma ya jenoside kubera kurindagira mpimiranye kuko nagiye ahandi hatandukanye n'ikigo nigagaho mbere ya jenoside. Nitegereza ishuri iryo twakubitanye amaso niryo ninjiyemo, hitaye ngo ni mu wa mbere, ngo ni mu wa kabiri, ni mu wa gatatu. Icyo nzi cyo nahise mpuza n'amahirwe ngo mu wa gatatu, mpita niga mu wa gatatu, kandi mbere ya jenoside narigaga mu wa 4. Bambajije izina, mwarimu yambajije inshuro 3, iya 4 iya 5 mpita mvuga izina ritari iryanjye. Ubundi nitwaga Hakorimana Louise, noneho bambajije izina ndarindagira kubera guhamuka, mvuga Bikorimana. Nuko niswe Bikorimana, ubundi nitwaga Hakorimana. Imana ishobora byose. Nsoza rero, naje mu nzu y'Imana, mba umukristo mwiza, ndahamya neza ko nabaye umukristo mwiza, kuko nahise mbona ari bwo buhungiro, nahise mbona mu rusengero ari wo mwenda unkwiriye, ubimacinga n'ibyo nshaka kumva. Ubundi nkumva ijwi ry'Imana riranunga, kugeza ubwo mbaye umusore, kugeza ubwo mbaye umugabo, mbanye n'uw'amahoro Liliane. Nari gatoya cyane, ariko Imana yampinduye umugabo. Narakuze, ndi mukuru, mfite ubwenge. Gufata Liliane na Bikorimana tugahura, n'ukuri twubatse neza cyane mu ngo nziza ziri mu gihugu, nagaru kwirarira. Kandi ndabivuga nshimira Imana, nta yindi ntego mfite. Nzi yuko turi umuryango mwiza, nzi ko turi urugo rwiza rwicara rukajya inama. Twateye imbere, twarubatse, dufite iby'abantu bifuza cyangwa se bifuza kubona mu isi. Natwe turabifite kubera Imana. Twarize turarangiza, ubwenge tukabona biri ku murongo. Ku isoko ry'umurimo turapiganwa, tukabona turapiganwe. Yesu we, tukabona natwe tubonye akazi. Muzi ko nanjye mbona akazi hejuru ya bya bikomere, uko mpiganwa nanjye mwigirira icyizere, mwumva rwose nkapiganwa nanjye nkaba wa mbere, nkaba nkagiyemo kandi nkagakora, nkabona ntanze raporo biremeye. Ibyo ngibyo ni Imana ibikora. Ukurikije ibintu navuze muri make nahuye nabyo, nari kuba nkwiriye kuba ndi umusazi, ya majwi yose n'abana bose bapfuye mbareba, no kwiyahura kose. Nari nkwiriye kuba ndi mu itabi ngenda nidunda, ntafite naho nidunda. Ariko kubera Yesu, muvuge ngo amen. Kubera Yesu ubu ndi umunyarwanda mwiza,
ndi umukristo mwiza, ubu ngubu ndi umukandida wo kuba icyo naba cyo cyose mu gihugu kandi nkagishobora kubera Imana. Haleluya. Umupasiteri namuba, pasiteri namuba, naba umuyobozi mu gihugu namuba, nkabishobora kubera ko numva ko Imana yanyubatse. Muvuge ngo amen. Kubera ko Imana yanyubatse mwiyubaka kandi nkaba mfite ubwenge buri ku murongo. Aba bana mureba, uyu yitwa Nisi, uriya yitwa Rafa, abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, turabarera. Ntitwabonye, mfite mama yari yahamutse bikomeye kundusha, uyu ntawagira. Ubundi bajya bavuga ko abantu batarezwe na base na banyina nta burere baba bufite, ariko ngo buke, ariko ngiye mbona mbufite bwinshi n'umugore wanjye. Abana turabarera, yewe mwasha mujye ku mirongo, tubashyira ku mirongo, tukabarera, tukabigisha Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu ni umunsi w'amateka, nshima, nkashima Imana, nkashima leta y'u Rwanda, nkashima Imana kubera yuko yakizemo imbaraga zikomeye cyane. Kubona ngewe na Liliane twicaza aba bana tukabarera, tukabagurira imyambaro, turicara tukabategurana, tukabikora kandi bikemera, tukabikora kandi bikemera. Ibintu byose turabyiga tukabimenya. Imana yatugiriye neza, dufite abana 4 n'umugisha w'Imana. Murumva ko twashibutse kandi tugeze ku byiza. Nsoza munshimire Yesu wakoze icyo kintu. Icya kabiri munshimire leta y'u Rwanda, munshimire n'inkotanyi zarakoze kuko nzibona, nazibonyemo Imana. Ubundi Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi tuzagera kuri byinshi. Ntawemereye gukoma mu mashyi muri iki gihe, ariko mureke turambure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Amen. Ishimwe ryanjye niryo ndivuze mu magambo makeya, ariko Imana ihabwe icyubahiro.